wampaye none se uwo mushinga wanyu amafaranga wari ufite ni amafaranga nari mfite nayo abantu benshi niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo ndi umusazi mubamumbeshyira amafaranga ntabwo uri bunyire oya ndagukira ahubwo reka nkubwire rero maze kubura inkwavu zanjye zigera mu 10 mwese nibwiye yuko ufite inkwavu so wabimbwiye ukambwira yuko ugiye kuma inkwavu nkakwishyira muri system harya niko byagenze se muze nta kibazo ufite tubaze tukuvura uri umuyobozi mama ya yemwa bite amakuru yawe mu rugo ni hehe ngwino tujyane mu rugo iwanyu hari ukuntu tubandika mwatanze amafaranga 10,000 noneho tukabafasha nyine mukazaza tukabereka ahantu dukorera ku cyicaro cyacu ariko nyine mbere yuko tubandika murabanza mugatanga amafaranga tukabashyira muri uwo mushinga wo gufasha sibyo se niba ari umushinga wo gucuruza tukaba twabaha igishoro mugakora sibyo hanyuma niba ari ukubaho neza mushaka nyine mukiteza imbere ntimugume mu bukene nyine tugenda ubimbwira neza rero ndumva bagira ngo birimo inyuma nese kuri kigenda birahaza aho mujyana ariko ngo natwengeka hano aho bapagari benshi nabona bagera agomba nshaka urabageraho kandi ari byo ndi kuguhungisha oya nabona bageraho ubwo twagenda nkabasobanurira mwese hamwe muri kumwe mukabyumva kimwe oya banditse bandi ngo bize uzana 10,000 nko kwandika mu gitabo namara kukwandika ukanyishyura nka depoza nyinshi sibyo se nkahamagara abantu bo ku cyicaro bagahita bakubarura nyine mu bantu bagomba gufasha rero urabanza ugatanga amafaranga ubwo se gutekamo kubanza gutanga amafaranga mbere ugakwandika ntabwo se umuntu yazayatanga yamaze kubona nk'inyungu oya urazana indangamuntu yawe mpandike ugomba kuzana indangamuntu yawe imyirondoro yawe yose nkakwandika nkagushyiraho nkanagufotora namara kugufotora nkabyohereza bakagushyira muri system none numva hari kubyumva neza ntabwo kwiyandikisha ni 10,000 10,000 ukamfotora amafoto yanjye ukayagira ute yohereza bakagushyira muri system kayohereza ikuzimu oya ntabwo twebwe dukorana n'abadayimoni mu izina rya Yesu ndayohereza bagushyire muri system y'abantu bagomba gufasha noneho ko nyafite kuri telefone 10,000 ariko bikanisubiyeho urabona ni ahantu ngira ngo kuba 10,000 nimbiguha ari byo nari mfite byo kwishyura inzu ejo nzishyura iki cyangwa nzarya iki nibamara kugushyira muri system baraguhamagara sibyo nibamara kuguhamagara uratangira uze bakwereke akazi ugomba gukora sibyo se ujye uhembwa igihe nikigera bazakugurira n'inzu ni umushinga ubundi ni umushinga wo gufasha iki witwa gahibaza nawe nabyo oya ndabizi uri guteka umutwe madamu oya ntabwo erega we bimbwire hano turi Kigali nge ntanagufasha nagufasha nkakurangira n'uburyo ugenda ubwamya kugira na plan n'umushinga urumva umushinga wawe ntabwo umeze neza ku buryo umuntu akubaza nk'izina ahubwo reka izina ry'umushinga tugiye guhita tubyita tubehereza yego ubona 10 umpa 5 nanjye ntwara ibindi ahubwo ikibazo ni uko atari ngiye kuyafata nanjye n'ubundi urayohereza umva se nkubwiye ntabwo ari njyewe uri ngenda mba nakuvumbuye oya ntabwo ndi umutekamutwe urayashyira kuri iyo nimero yo ku kazi ni ku kazi uyoherezaho ntabwo ari njyewe urabuyahaye mu ntoki nimara kugufotora ndahita nohereza noneho indangamuntu n'amazina yawe byose ndabishyira muri iki gitabo noneho ibyo ngibyo kako ndaba nabyoherejeje muri mashine na nyiri kampani n'umushinga sibyo se niwe ubona amafaranga ntabwo ari iyi nanjye bangahe ku munsi bamembye 100 ku munsi
warakize rwose. yego ntabwo nsa nabyo ariko niyo bamenya. Warakize nyine uri kwirundaho ubutunzi. Nawe nyine ndi kugushira. Oya njye se warama ngahe ku munsi? Oya nawe Bwira nanjye bampa ibitabo dufatanye. Nta Naho kibazo. ibyanjye bimenya cyane. Umuntu uguha akazi nanjye nzamo akazi dufatanye guteka umutwe nawe kuza uneka umutwe njye bura ndi umunyakigali nubwo byanze. Yego. Nubwo byanze ngiye Kigali ndaharambye. Oya ntabwo ari uguteka imitwe. Komeza ariko hano muri gipangu nujyemo ujye hari haruguru ahangaha nzahaza ninjye buriya bakumva kuko ninjye tuziranye. Yego. Ngwino rero nawe nifashe maze ndamutwe. Komeza ibikemo. Ngwino hari amatungo y'ibirembo n'atariko bagura. Amakuru ni meza. Hari umushinga twari twatangira ukaba indangamuntu yawe nkakwandika nkakubarura amazina n'indangamuntu nkabyohereza bakagushyira muri sisiteme y'abantu bagomba gufasha. Ngewe imishinga imeze gutyo narayihaze pe. Uzi amafaranga bamaze kundya muri iyo mishinga cyangwa nawe uri umwe muri bo? Umushinga wanyu se witwa ngo iki ngo numva ahubwo nimba atari bo ngo mpite nkuhamagarira umuntu? Oya ntabwo ari we. Abo bushize se bakubwiye uko witwa? Barabimbwiye mbwira nyine numve nimba ihuza nkasanga ari bo ahubwo ndahita nkuhamagarira ubuyobozi. Dufashe abaturage. Yewe ngiye ibyo bintu ntabwo njya mbijyamo gera no mu baturanyi urebe. Sawa nakoze biri. Ariko mana yanjye rwose abantu b'i Kigali twigisha byinshi koko. Uturambonye usanga ndinjije yuko naguha amafaranga mbere keretse aho nakongera gutanga amafaranga keretse babanjije bakanyereka uwo mushinga amafaranga nkayabaha nyuma. Aho nabyemera. Naho ibindi ngo amafaranga gutyo gusa reka. Mwiriwe. Twabashakaga. Tamarina. Yego Tamarina. Naraga ari ubwa mbere. Mbonye siko ngenge ndamenye. Bigo. Mama yawe siza ahantu tuzirana. Yawe nuko kumba nawe n'abantu benshi. Niyo mpamvu. Okay, nshinga dufite wo gufasha abantu. Rero twagira nawe tugushyire muri umwe muri uwo mushinga utanga 10,000 tukakwandika kama nimero yawe ya telefone n'indangamuntu hanyuma tukagushyira muri sisiteme tukabyohereza bakagushyira muri sisiteme y'abantu bagomba gufashwa. Tukagushyira Hanyuma twambuye. dufasha abantu. Harya ngo ndazana iki n'iki? 10,000 tukwandika n'indangiza umwe nimero yawe y'indangamuntu ngufotore noneho ndyohereze bagushyire muri mashini. Basi ubwo ni muri abatubuzi. Oya nta kumara reka rero turi abantu bateka imitwe ntabwo tudutubura. Ibiro dukora n'iby'ukuri. Nk'ubu ngubu urebye abantu bamaze kuma amafaranga ni benshi. Sibyo se? Urabona nk'izi mpapuro uri kuzibona aya ni amafaranga yose bagiye bama. Aya ni amanimero y'abantu. Hari n'abamaye menshi aruta ayo ngayo. Biterwa n'urugo dusanzemo ukuntu abantu baba bahagaze cyangwa se bameze. Nk'ubu ngubu uri kubona ahangaha nkwereka abantu nkwereke n'amazina y'abantu. Nk'uyu muntu yatanze 30,000. Ese ntabwo uri kubibona ko ariko bimeze? Dore na nimero yiwe yarayimaye. Dore ngiyi nimero ye. Nabibonye. Rero ntabwo ari uguteka imitwe. Aba ni abantu nyine bagiye bayama nkagenda buzuzamo hano. Dore na hano 30. Aba ni abantu bagiye barishyura. Ese uri kubibona? Nabibonye. Iyi ntabwo ari imitwe. Bama 30, abandi bakama 25. Ako ni 10 hano bagaba yawe. Okay. Cyane ko ngende mu nzu yakuzanira. Ariko ninsanga umbeshye. Oya ntabwo mvuze yarya se baho. Kose Sawa. ndangamuntu Ndangamuntu. nze kuyifata mu kanwa. Simba amafaranga se. Nta kibazo urakoze. Nomero y'indangamuntu uzagaruka uje kureba n'abandi. Sawa. Mwana. Vie. Wasinziriye? Yes.
Oui, wiriwe. Yawe. Wiriwe. Mukomere. Yego. Umeze ute? Umeze. Meze gutya nyine ubona dore ubu nicaye bajya bavuga ngo avoka y'imbwa imanuka ihiye. Ubu nicaye hano munsi y'igiti mama iminsi 2 yose negereje ngo avoka y'imbwa imanuka ihiye. Ndebe yuko rwose yagwa ubukene bumeze nabi ibintu byarakaze. None se vie reka nkubwire. Turi mu mushinga wo gufasha. Mushinga? Wowe twagufasha rwose tukaguha n'akazi ukajya twamamariza. Ariko kwinjiramo ibihumbi 10 ukabimba nka kwandika muri izi mpapuro ubundi ukama n'indangamuntu yawe nkakubarura bakagushyira muri sisiteme ukaza bakaguha akazi ukajya wamamaza bakanaguhemba amafaranga afatika mukanamena. None se reka mbabaze uwo mushinga se nyine bigenda gute kugira ngo umuntu awinjiremo? uyu mushinga kugira ngo winjiremo uratanga ibihumbi 10 numara gutanga ibihumbi 10 handike bakushyire muri sisiteme. Ese ubu reka nkubaze rero jewe mfite sumbirigi zanjye 3 niyororera ubwo sumbirigi 3 sibyaharira mukanyandika muri uwo mushinga. Reka nkwandika urakoze rwose. ahubwo se turajya ni hehe ugira ngo makujyane se nsumba gutira nyine ahantu n'iki nibera ariko urumva ayo mafaranga rero nugira ikibazo jewe ndaza ko nzayatanga. Ahubwo nyine ngo harya bansobanuriye ngo mumujyana muri criminology ngo umuntu ngo mukamushyira muri views mukamushyira muri community ngo muri cooperative mbwiye ibintu byinshi cyane. None se ubwo nyine wowe urazana izo sumbiriki ye kukwandika hano muri sisiteme ume nimero zawe z'indangamuntu noneho nkwandike mbyohereze hanyuma tugende n'izo nkwavu zijyana ubundi tuzahita tuguhamagara utangira akazi. N'umujyane umbwiye akantu nsangana agatekerezo wavuze ngo tugiye kugenda ibiryo inkwavu wowe ugiye kumpa inkwavu. Ugiye kuguha inkwavu? Dore namaze kugushyira mu bitabo. Umaze kuwushyira mu bitabo? Ugiye kuzana inkwavu warumbwiye? Ese kuri kumbwira ngo wamaze kuwushyira mu bitabo uba handi ngiye urabona ndi mu gitabo cyawe? Nagushize. Mwereka amazina yawe. Niki kibinyereka se? Oya ngiye akanya turi kuvugana ndi hano ubu se urabona ngiye nicaye mu gitabo cyawe. Oya ntabwo ari ngombwa ngo ujyemo nakubaruye nagushize. Kubarura no kuri sisiteme bamaze. Sisiteme ni ibiki? Iyo kuri mashini. Kuri mashini yo ni ibiki? Ni ibintu bandikamo nyine bakemeza nyine. Bandikamo. Wanyanditse se nyambi kubwiye? Kandi twabisezeranye. Twabisezeranye ryari? Uyu musaza ntago ahubwo uri bunshika. Reka Mana yanjye. Umva. Yesu we. Ni munabare. Umva reka twumvikane rero. Ngewe ikintu cyambere ngiye kukubwira. Ugiye kuma amafaranga yanjye. Harayo wamaye. Nari mfite amafaranga ahubwo nenda nayabuze. Kandi warumbwiye ngo ugiye kuma inkwavu. Nazo wamaye. None se uwo mushinga wanyu? Amafaranga warufi. Ni amafaranga nari mfite. Nayo. Abantu benshi niyo mpamvu bakunda kumbwira ngo ndi umusazi. Wamumbeshyira mama. Ntabwo uri bunyire. Hoya ndagukira. Ndagukira. Ahubwo reka nkubwire rero. Maze kubura inkwavu zanjye zigera mu 10. Nazo najya. Nese nibwiye yuko ufite inkwavu. So wabimbwiye. Ukambwira yuko ugiye kuma inkwavu nkakushyira muri sisiteme. Harya. Niko byagenze. Se muze nta kibazo ufite. Tubanze tukuvuze. Uri umuyobozi. Ninde wagwaye ubundi ubuyobozi bwo kugenda wandika abantu? Narabwihaye. Narabwihaye kubera ko mba ndi kubakorera ibintu byiza atari ibibi. Mba ndi kubakorera ibyiza bitari ibibi. Ariko reka nkubwire abanyakigali twamaze kubasobanukirwa. Ibintu biranga mugatangira kugenda ngo muteka umutwe bamwe bakirwa ngo kuri live ahantu bavuga ibintu mushaka amafaranga y'abantu. Ubu wakeka ko ngiye bandye amafaranga. Reka.